hari undi mushinga mukunda kutubazaho tujyaho naho tubabwire ujyanye no kurengera kubungabunga ibishanga. Muri uyu mujyi wa Kigali dufite gahunda turi gufatanyamo na Minisiteri y'Ibidukikije ndetse binyuze mu kigo cyayo kirengera ibidukikije cyitwa REMA. Turi gushyira mu bikorwa umushinga wo gutunganya ibishanga bitanu: igishanga cya Rwampara, igishanga cya Rugenge rw'Intare, igishanga cya Nyabugogo, igishanga cya Kibumba ndetse n'Igikondo. Umushinga wo gusubiranya no kubaka ibishanga bitanu byo muri Kigali, ese imirimo yabigeze he? Ibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Bigaragara ko bigeze kuri sentence, wakora subscribe ubundi tukagumana kuri no muyoboro kugezaho update cyangwa se amakuru atandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi, katugenda tugusona byinshi utaruzi, ukabasha kumenya, ukabasha gusobanukirwa uko byifashe. Umujyi wa Kigali wifashijwemo na REMA cyangwa se Rwanda Environmental Management Authority, mu Kinyarwanda ari byo bivuze ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije, mu rwego rwo kubungabunga urusobe rw'ibidukikije bitewe mu mirimo itandukanye by'abatuye umujyi wa Kigali, byose bigenda byangiza ibidukikije, aho muri byo harimo ibishanga. Ibishanga rero bizi ko ari indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye, yaba ari ibimera, yaba ari ibisimba cyangwa se ibikoko bitandukanye. Ibyo byose usanga ishingiro ry'ubuzima bwabyo, yaba ari ibyo bimera cyangwa se inyamaswa zitandukanye, yaba ari inyoni, ibikururuka, ibiki bitandukanye, byose usanga byishingikiriza cyangwa se ubuzima bwabyo akenshi bubikura cyangwa se bikomora ku bishanga. Ndetse kandi ibishanga bikaba biri mu ndiri cyangwa se ariho dusanga ko ari umutungo kamere usigasira cyangwa se ariyo soko y'amazi dukoresha, ari nayo soko y'ubuzima, kuko amazi, iyo tuvuze amazi, niyo soko y'ubuzima. Aya mazi rero ukabasanga bungabungwa cyangwa se asigasira uwo mutungo kamere w'amazi. Nyuma y'uko REMA cyangwa se leta y'u Rwanda imaze gutunganya igishanga cya Nyandungu, kikaba kimwe mu byiza nyaburanga biri mu mujyi wa Kigali, aho Nyandungu yabaye ibihaha by'umujyi wa Kigali, ndetse kandi ikaba n'igice gikorerwamo ubukerarugendo, ndetse igikorwa kibaho kuruhukira kw'abatuye umujyi wa Kigali ndetse n'abawugenda. Byagaragaye ko rero bifite runini umujyi wa Kigali ndetse n'abawutuye, biba rero nk'isoko cyangwa se icyitegererezo cy'uko n'ibindi bishanga bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali nabyo byatunganywa bikabyazwa umusaruro, ndetse kandi bikaba igice cyo kubungabunga ibidukikije, bityo hakaba no kwita no kubatuye umujyi wa Kigali, aho babonera aho kuruhukira ndetse naho kuba batemberera, bakabasha guhumeka umwuka mwiza, ari nako baruhura mu mutwe, ndetse kandi bakaba bahigirana byinshi bitandukanye. Nk'uko ugiye muri Nyandungu habona byinshi ku bimera, ukabasha gusobanukirwa ibijyanye n'ibimera byakoreshwaga mu gihe cyo hambere, byakoreshwaga mu buvuzi, ndetse n'ibyinshi bitandukanye bagenda bagusobanurira. Ibyo byose rero bikaba biri mu gufasha gusigasira umuco ndetse no gusobanukirwa byinshi bijyanye n'ibidukikije. Usibye by'uko Nyandungu ibika cyangwa se ibitse byinshi mu bimera bitari bimenyere cyangwa se bimwe byari bimaze kwibagirana, yabaye kandi n'igice cyo kurinda ibijyanye n'ubutaka, dore ko nk'amazi atemba ava ku misozi ikikije kiriya gice, yaba ari ava ku misozi za Kimironko, Kanombe, yose yamanutse akagera muri kiriya gice, yaturutse za Ndera, yose yamanutse akagera muri kiriya gice, y'amazi arayungururwa, amasuri yaramanukanye, byose bigatunganywa ku buryo n'amazi noneho agenda neza, nta kindi yangije, nta kindi abone zajya za Masaka cyangwa se muri kiriya gishanga cya Masaka ameze neza, asukuye, akajya mu kiyaga ameze neza, nta bibazo by'isuri cyangwa se by'umwanda, kwa wundi tubona amazi yo ku misozi hirya no hino amanukana ibitaka, ugasanga ibishanga byatabamye, byabaye ibyondo. Ibyo byose rero Nyandungu yabikemuye, bishyiraho akadomo, kuko muri kiriya gishanga cyangwa se muri kiriya gice hashyizwemo ibidendezi bitandukanye bifata amazi, ku buryo bya bibazo by'imyanda cyangwa se ibibazo by'isuri byose bihagarira aho ngaho. Ibyo rero nibyo biri gukorwa muri ibishanga nk'uko tugiye kubivuga. Bitewe n'umusaruro wagaragaye kuri iki gishanga cya Nyandungu, uburyo umaze gukomeza ugenda uzamuka, yaba ari mu buryo bw'amafaranga yinjira cyangwa se hinjiza, ndetse kandi n'ibijyanye n'uburyo n'umusaruro wo kubungabunga ibidukikije, byatumye umujyi wa Kigali wifashijwemo na REMA bashyiraho umushinga wo gutunganya ibindi bishanga bitanu bitandukanye byo muri Kigali, birimo gutunganywa cyangwa se habaza umushinga wo kubisana no kubisubiranya, dore ko hasanzwe harimo imirimo itandukanye yahakorerwaga, nk'aho twavuga nko muri Gikondo habarizwaga inganda, zikaba zarimo zikajyana muri karitsiye y'inganda, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byabaga muri ibi bishanga byose byakuwemo. Dore ko rero hashyirwaho umushinga wo gutunganya ibyo bishanga bitanu turi kuvuga, ukaba harateganyijwe akayabo kasaga miliyoni 8 z'amadolari, arenga hafi miliyari 102 z'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi, aho yose yitezweho ko agomba gushorwa mu gutunganya ibishanga bitanu ko twakomeje kubivuga, birimo igishanga cya Nyabugogo, icya Rwampara, icya Gikondo, icya Rugenge rw'Intare, ndetse n'icya Kibumba. Byose bikaba biri ku buso bungana na hegitari 408.
Gusa no mushinga nawo wagiye uteza urujijo cyangwa se abantu bamwe badasobanukirwa ibyawo, kuko hari abagiye batubaza se ibyo kubaka ikiyaga mu gishanga cya Gikondo byaba bimeze gute. Gusa icyo twababwira nuko hano hatazubakwa ikiyaga nk'uko muri kwibona. Ubu ngubu imirimo yaratangiye yo kuhatunganya no kuhasana. Ahangaha hahoze inganda, hahoze hakorera ibigo bitandukanye cyangwa se amakampani atandukanye yakoraga ibijyanye n'inganda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubu ngubu harimo hatunganywa, dore ko hari igice cyari cyaratangiye gishyirwamo jaride, ariko ubu ngubu noneho harimo hatunganywa hakorwamo ibidendezi bizajya bifata amazi aturutse ku misozi hakikije, yaba ari hakurya za Kimihurura, hano za hazwi nka Kanzayire, ndetse n'amazi aturuka za Gatenga. Ayo ngayo azajya afatwa n'ibyo bidendezi akayungururwa nk'uko twabivuze Nyandungu hakora, akayungururwa noneho akabasha gutemba ameze neza, ryasayo bya byondo by'amasuri n'ibiki byose byavuyemo, bitewe azajya yungururwa cyangwa se afatwa na bya bidendezi, ariko n'ibindi byatsi, ibindi bimera bizaba bihari byose bifashe y'amazi kuba yayungururwa, noneho akagenda nta kibazo ateje, nta sura ateje, akaba yakomeza akajya mu byerekezo byayo, cyangwa se nk'uko agenda mu buryo bwa kamere uko byahanzwe. Usibye rero ibidendezi turi kuvuga biri hano muri Gikondo nk'uko muri kubibona, hari byatangiye gukorwa, naho rwose uri kubona ko harimo amazi, byatangiye gufata amazi bitewe n'ino mvura imaze iminsi iri kugwa. Ariko imashini nk'uko mubibona, imashini irimo irahakora, irimo iratunganya. Gusa muri gishanga cya Nyabugogo hateganyijwe ko hashobora kuzakorwamo igisa n'ikiyaga kitari kinini, ariko ikiyaga nacyo gishobora kuba cyatanga aho kwidagadurira, ku buryo abantu bashobora kuba bahatemberera, bakaba bajyamo bakaba recreation cyangwa se bakaba baharuhukira mu buryo bwo kwidagadura. Bikaba byafashira abanyakigali kuba babona igisa n'ikiyaga cyo kuba bakwidagaduriraho, bitewe n'uburyo hazatunganywa igishanga, uburyo kizatunganywa. Dore nk'uko muri Nyandungu harimo utuyira tw'abanyamaguru bacishamo amagare, kuko bijyanye no kubungabunga ibidukikije nta modoka zigomba kugeramo, ahubwo ni ukugenda n'amagare, kugenda n'amaguru. Abantu bakaba bahajyamo bakaruhukira bitewe n'ibiti bizaba bitewemo, ibimera bizaba byarashyizwemo, ibizimezamo, kuko mu gishanga haba hari ibyatsi bihamera cyangwa se byimeza. Ibyo byose rero bizajya bitanga amafu, bitanga akayaga keza, akazajya gafasha abahatemberera, ku buryo icyo kiyaga nikimara gukorwa hazaba ari ahantu heza bitewe n'amafu azaba ahari, ku buryo abantu bazajya bahatemberera bazaba baguwe neza cyangwa se bazajya bamererwa neza. Usibye rero icyo gishanga tumaze kuvuga cya Gikondo ndetse n'icya Nyabugogo tuvuzeho ibishobora kuba biri kuhakorerwa cyangwa se bigomba kuzahakorerwa, n'ibindi bishanga bindi uko ari 5 cyangwa se 3 bisigaye, naho hafite ibyagiye bihateganizwa byihariye, ariko bijyanye no kubungabunga ibidukikije, yaba ari ugushyiramo inzira cyangwa se uburyo bwo gufasha bazajya bahatembera, kuko uko bikorwa hagomba gushyirwamo uburyo abantu bazajya bahagenda, abantu batandukanye rusange bagomba kuba bahagenda bakajya kuharuhukira, bakajya kuhatembera, kuko nimba ari ahantu h'ibiti, nimba ari ahantu h'ibimera, bari ahantu ho kuzana akayaga, abantu bashobora kujya bakicara, niba ari igitabo ukaba wagisomeramo uri guhumeka umwuka mwiza, ukaba wajyayo, ukaba watembera n'umuryango wawe, ukaba mwaharuhukira, mukaba mwafata icyo kurya, icyo kunywa. Ibyo byose rero bizagenda biteganywa cyangwa se bigenda bishyirwamo bitewe n'igishanga uko kimeze, kuko nko mu gishanga cya Rwintare hateganyijwe aho abantu bazajya bajya bakahigira ibijyanye n'umuco, bakibutswa ibijyanye n'umuco byakorwaga mu muco wa kera, yaba ari amakinamico akaba yahakinirwa, n'ibice n'ibindi byinshi bitandukanye bifasha kuba abantu basobanukirwa ibijyanye n'umuco. Byose rero byarateganyijwe mu gishanga cya Rwintare, ndetse n'ahandi hazajya nashyirwamo aho abantu bashobora kujya bakidagadurira, aho abantu bashobora kujya bakumva amajwi meza y'utunyoni, inyoni zitandukanye zaba zigenda mu biti, yaba ari ibiti byimejeje, ibiti bizakurwa mu mashyamba ya kimeza atandukanye hirya no hino mu gihugu dufite, bakagenda bazana ubwoko butandukanye bw'ibyo biti bakabuteramo ibishanga, yaba ari ibiti gakondo bisanzwe bizwi mu muco nyarwanda, bizwi nk'umuvumu, n'ibindi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi. Byose bizagenda bikwirakwizwa mu bishanga hirya no hino, ku buryo rwose hazaba ari ahantu heza harimo ibijyanye n'umuco cyangwa se ibyakoreshwaga mu muco wacu nyarwanda wa kera, ibijyanye n'ibyakoreshwaga mu buvuzi, n'ibindi bitandukanye byose bijyanye n'ibidukikije cyangwa se n'ibimera, byose bigomba kuzaba bigaragara mu ibishanga. Uko muri kwibonera imirimo igeze kure, imirimo yaratangiye gushyirwa mu bikorwa, ikaba iri gukorwa, ndetse bikaba biteganyijwe ko byibura igomba kumara nk'imyaka 2 iri gutunganya cyangwa se iri gukorwaho, noneho imyaka 2 bya bishanga bikaba byatangira gukoreshwa cyangwa se bikaba byatangira gusurwa. Ngenga batubazaga, ndizera ko amatsiko yashize. Rero inshuti yacu, nimba ari ubwa mugeze kuri Sentence, wakora subscribe, kuko hano tugenda tukugezaho updates zitandukanye ku mishinga minini y'ubwubatsi. Wowe icyo usabwa no kugumana natwe, kora like kuri ino video, ubundi twameza tukibanira update tukugezaho kugeraho ku gihe. Naho ubutaha, bye bye, ciao ciao. Bizaba ari ahantu hanini, harimo ubusitani, harimo inzira z'abanyamaguru, harimo n'ibindi bikorwa bishobora gufasha abaturage
kwidagadura, ariko ibyo byose bigakorwa ku buryo y'amazi yose aturuka ku misozi ikikije aho ngaho navuze abasha kugira ahantu ajya, bityo bikagabanya ko ayo mazi agenda yuzura hirya no hino. Ntitwabura kwishimira yuko byibuze kuva muri 2020 nyuma y'uko ibikorwa byinshi cyane bivuye mu bishanga mu mujyi wa Kigali, ikibazo cy'impfu ziturutse ku myuzure isanga abaturage amazu yabo cyavuyeho, ubu tugira ibiza bishingiye wenda ku nkangu n'ibindi, ariko no gutunganya bino bishanga bizatuma n'amazi tujya tubona yuzura nk'hano mu Rugunga cyangwa se ariya mu Kanogo nayo agenda agabanuka, bityo mu by'ukuri ikintu kijyanye no kumanaginga amazi tube tumajije kugishyira ku murongo.